cya kabiri no news good news. Iyo amakuru menshi nayo aba ari ibishya. Icya kabiri inkuru niki? Inkuru ni ikintu gisanzwe cyakozwe n'udasanzwe cyangwa ikidasanzwe cyakozwe n'usanzwe. So rero kuvuga ngo umuyutuberi ufite abasabu barenga miliyoni kumubona agenda muri mondisi nyuma y'igikuta kuvunika byo ni ibisanzwe n'uburwayi. Ariko kukubona uca ahantu hagati y'igikuta n'umukingo no kame yuzu gutabaye biriya bibaye ku mukozi. Ku mukozi wo mu rugo hari ahantu yanyuraga ni mu myanda ashobora kuba agiye kuhakubura cyangwa se wenda kwepa atorotse akwepa sebuja. Wowe ufite amazu muri Afrika ni Burayi ni muri Amerika ariko ukagenda mu mikingo y'izindi nzu ziri hanyuma yizawe. Oya vraiment I'm sorry ngiye ukombaho ngiye ukombaho yakabaye anatobora akavuga ati biramwabonye abantu bangendaho n'urugero cyangwa se no kuvunika bavuga sinavunitse dore ndi muzima dore ndahangaha ndi i Kigali ndi muri iki gihugu akavuga ati no cyokora nashimye ko anangwe kuri Twitter yashyizeho ashyiraho na video y'ubuhamya bwa nyina w'umukobwa wapfuye nk'uri ku ruhande atangaza ku ruhande umukobwa rwa victime. Ego undi nawe w'umudamu ukunda kugaragara avugira abagore twamubonye ku rukiko adashaka ko ari ukora iyo nkuru ubona nawe ahubwo abangamira abanyamakuru sinzi ko nyuma azabigenza nawe wo kuri arabi w'umudamu ubwo uri kuvuga so nabonye we bigaragare ko ari ku ruhande rw'abahungu yego ariko hanze social media no mu kazi abavugira abagore ariko byageze iwabo araberereka nako ahindura isura yego ubwo biba bimenyekana. Nkomeze ikindi muri organisation abantu bari bahari benshi ni imiryango ufite bira bintu byabaye ku miryango iziranye ijya kunganya ubushobozi ndimo ndavuga kuko ari se w'umukobwa yego nubwo yapfuye na se w'abahungu bombi babanye mu biturika kandi ku nzego zijya kuresha bivuze ko abana bashobora kuba bari baziranye. Cya kabiri abana ari umukobwa wapfuye ari n'abahungu bose ngo bize mu Bushinwa mu ma promotion yegeranye bashobora kuba bari baziranye yego kuko bose nta muntu nta urengeje 25. Ikindi imiryango yari isanzwe ibanye bashobora kuba bafite banaturuka ahantu hamwe. Mfite amakuru iyo umuryango umwe washingiye uwo mu wundi aba umukwe mukuru gusabisha abageni numva ko bari babanye bari baziranye ariko ubwo bitume ninjira muri koze yo kuba iyi situation ihagaze gutyo iranagoye yego abanyamakuru benshi bagiye bayivugaho ariko bakigengesera nanjye ngomba kwigengesera kuko irazima mushuti wawe umukiriya wa Kerema akeneye kubaho uti byagenze biti hanze y'urukiko ari imbere yuko baburana ari n'umwiburana yego icyo shaka kukubwira cyabaye kitasanzwe abasore bahamagaye umukobwa ava ku kazi bamujyana mu rugo bamubwiye ko bamusohokanye anabwira nyina nyuma y'amasaha 2 batabaza nyina ko umwana amerewe nabi yego ageze kwa muganga ku ivuriro ahasanga se abahungu badahari noneho ko bari baziranye nyina w'umukobwa na se w'umuhungu bakwitanya amaso birabatungura nk'abaziranye yego umugabo aratungurwa abonye nyina w'umukobwa ari uwo baziranye mu kumutungura dosiye mu mutwe ye irahindutse ubushuti buba burangiriye kuko urumva ibyari bibaye hagati y'imiryango bwa bushuti bwahindutse umugabo noneho nawe ngo iparike yahise
asiga wa munyina w'umukobwa yamusizaho kandi bari basanzwe baziranye ari hahandi n'ikindi kibazo gisanzwe yashoboraga kuba yamuba hafi. Hanyuma umubyeyi nyina w'umukobwa akurikirana iby'umwana we wapfuye, birangira bagihanye kwa muganga. Hari abavuga ko nubwo mu rukiko bitagarutsweho, hari abavuga ko yari afite udukomere mu mihogo kugera mu gituza, hejuru y'umukondo, ibisare nk'intuza nk'iby'inzara. Yego, icyo ni kimwe. Ndaza kugaruka ku byavugiwe mu rukiko, ariko ubwo ndavuga ibita yego bajya gupimisha, ariko ibyo bikomere ngo barabibonye banabyereka bari aho, ariko ngo wari washatse gufotora baramubuza. Swati nuko hanyuma hari umuntu wo ku ruhande, umuntu umwe muri abo umwe muri iyo miryango yaburanaga, yabwiye umunyamakuru wa Flash ngo nakumena umutwe. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Iyo bubaye ikirego bakigenza bate? Kireza ko wenda hari babifata nkaho nta wayambara harimo agahato. Nta wambara harimo agahato. Ariko harya no ku mihanda nta wigeze, nta hantu bigeze vuga ngo nta wayambaye harye bikagenda bitera. Muri za showbiz hari umuntu bigeze kuvuga ngo yakize kapote yande. Gatoro ko kagakingirizo se. Neza uzi ko hari n'abahanga aguhamagara yamaze kuyambara. Ariko se oya nukugira ngo twumvire isomo. Imibonano mpuzabitsina ikoresheje kapote, ibaye mu icyaha hagatangwa ikirego, proof bazishaka bate? Ahubwo icyo nakubwira wenda nuko wari uvuze, iyo harimo agahato ashobora kuvamo no gukomereka wenda n'udukomere. Ubu niba kapote nayo yakomeretsa ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo igihamya yuko abantu basambanye ntabwo ari amasohoro, ntabwo ari inda, hari ubundi buryo, kuko ari igishobora kuba kitarimo ibyo byombi. Amasohoro ntiyinjire, inda ntiyinjire, nyine n'indonde mvuga nyine bo bapima iki nyine. Niba umukobwa atari isugi wapima iki? Nibyo kandi nikubaza abadukurikiye nabo batubwira. Imibonano mpuzabitsina ikoresheje kapote, proof yayo ibiyihe? Utabonye ya kapote utagize gute? Nta kapote urayibonye nta gihamya cyuko yinjiye hahandi. Ibyo nabyo ubwo nyine mbahaye umukoro, kandi barahari barabyumva. Ari abanyamategeko, ari abavoka, ari abagenzacyaha, ari abacamanza, ari abashinjacyaha, bose hano barahari ndi kubabwira mbareba. N'abapimyi bigenda bite? N'abapimyi abo kwa abaganga bigenda bite? Oya, icyo cyo bagidusubiza. Imibonano mpuzabitsina ikoresheje kapote, iyi byaye ingaru, proof zivahe? Nizi trace za kapote. Ariko nibaza ko mu bapimyi niho hava igisubizo. Yego, niho hava igisubizo. Ubwo batubwira ubundi buryo bashobora gukoresha. Bishobora kuba ko muscle zo kuri organe genitale ku ruhande rw'umukobwa, nazo zishobora kuba zigaragaza ko zigeze kuba contracte mu gihe runaka. Icyo kibaye gishoboka. Ibyo byapimwa
ibyo byapimwa kureba ngo ninde mwahuye yago cyane cyaba ari ikibazo nyine niba kumenya trace za contractation za muscle za organe genitale ntabwo wagenda nyuma y'iminsi 2 niko nayisangiye one stop center bigenda. Yego hari igihe iyo contractation ishobora kuba yasibama igasibanganya ibimenyetso noneho usanze zikiri concentré uhita utrakinga inzira wa mukobwa aherukamo nanone ega na masomo ntabwo ari ihame ntabwo ariko ndabizi neza ko muscle z'umugore uri mu mibonano ziri contracta ahubwo no kumenya ngo ni yiha pareye mu kiganga ya provinga ko haherutse contractation za muscle de la pareye genitale. Ariko urumva nakasa mutwe urumva ahantu bigeze. So ushatse wansezerera so nihangane ndumva ari ibyo ndumva ari ibyo iyi dossier twagomba kwivuga. Dani ngarashaka kukubaza nk'umuntu wari uri mu ruki. Okay ikibazo nkubaza ukurikije ambiance y'abantu bari hariya wabonaga kuko wavuze ko famille byose ari hejuru wabonaga abahari ari benshi ari abahe abari bari active bari abahe umwuka oya ntabwo nabasha kubatandukanya ariko abari nerveux nabo ku ruhande rw'abahungu abo nibo bari bafite uburakari cyane barajite badashaka nibo afe kuri ruhande rwanye nk'umunyamakuru nibo batashakaga itangazamakuru kwa ariko uruhande rw'umukobwa wapfuye rwari rwishimiye itangazamakuru kubera ko rwashakaga ibi bintu bimenyekane bivemo n'amasomo ofete ariko uruhande rw'abahungu nibashake ko byamenyekana ko ni igisebo ku bana babo bavandimwe babo kandi wenda baracyari nabera ibyo byo nabyo burya umuntu ushyigikiye imprésumé ubundi présumé coupable abari présumé coupable nka 60% ariko ari na présumé innocent kuri 40%. Kuko impamvu buretse gatonya buretse utanyanzuranya bisobanure yego aba présumé coupable parce que ubu twese tuba turi twese abidegembye turi présumé innocent. Ikimugira présumé coupable nuko ribu yinjiye ribu ntabwo ipfa kwizana iyo yaje deja senkani wayigezeho iyo bigeze ku bushiracyaha deja 60 yigezeho yaje iyo bigeze ku bucamanza ahubwo ni 70 na 80 kuko ntabwo umucamanza yirwa acira abantu bose kugira ngo uhagere presomption de culpabilité iba yazamutse presomption d'innocence yamanutse yego ni uko bigomba kumvikana hatagira wibuka ko n'umushinjacyaha iyo ari gutanga impamvu ze avuga ko hari impamvu zikomeye voilà zituma ukekwaho icyaha. Ubundi ribi yije 50 uri présumé innocent présumé coupable yego iyo ribi yohereje mu bushinjacyaha bakabyakira yego 60% uri présumé coupable umushinjacyaha yabonye nta kirimo akashingura idosiye uhita uhinduka présumé innocent ariko umushinjacyaha yemeye kwijyana mu rukiko 70 wageze wabaye présumé coupable. Iyo noneho iyo urukiko ruyakiriye rukageraho ruyiburanisha présumé coupable hejuru ya 75%. Sino twese turi igihe cyose ribi taragera iwawe ni wowe uri présumé innocent à 100%. Yego. Ariko yije ka convocation 20 ubwo iba yaje gukora dossier 40 ko cyanzura gukora raporo ko ibyo abantu babyumve gutyo tukunda kuvuga ngo presomption d'innocence presomption de culpabilité ariko inzego zishinzwe ibyo bintu zinjiye muri dossier nuko presomption de culpabilité iri hejuru kurusha nicyo kimenyi sino neze twese ntitubigendana ariko ribi tarateramo ndacyari innocent piroma ijana ku ijana cyane ariko bano cha masomo nsezerera ukabyara reka ngusezerere ndabona amasaha yegeye imbere ushimire cyane ndumva byinshi wabisobanuye cyane kuri runo rubanza mu bijyanye cyane na mood iruranga ko numvisha ariho watinze kurusha ibindi ubwo reka dutegereze ku wa mbere
kuwa mbere bemeze niba bagumana iminsi 30 yego pereza igakomeza cyangwa naho ngaho hasigaye kandi rwose impande zose zihangane ari ababuze uwabo ari abafite ababo bafunzwe bihangane twebwe tuba turi mu kazi ntekereza ko nta numwe wishimye nta numwe wishimye birumvikana akazi bakoraga bari abahungu barafite ibiraka binashyushye numva ari nk'ibyo byose ariko amasomo abasore bibisomo ku basore isomo rikomeye dore ibyumba amarogi za Cosmos za Migina za Gisimenti hari akantu ka trendinze mu minsi yashize kari kuri inkaga tweet umuntu yari yanditse ngo uratinyuka ukararana ngo n'umukobwa ngo yagusuye ngo nkubwo apfuye byaje nyuma y'abari abahungu mbere ceceka ubwo rero bibe isomo usibye no gupfa se arwaye igicurisi hari uwo nzi iyo inzoga zamushiragamo yarwaraga igicuri bakamuhoresha icyuma utakibonye hafi akarabirana wamuha yamara niyo yanywa agapfundikizo umusa akakira rero abatari babizi bagiraga ubwoba bagajya guhuruza kumbe yabaga ibyumba manza yabaga mu nkambi ngira ngo ikibukiza habaga za Suzi za 200 za Libati kariye ntuzana ibiryo oya zana agacupa rero hari uwahitaga ajya kumuzana ibiryo ahubwo rero akaba ari bwarabirana kurushaho ariko wapfa kuzana ako kana ariko hari Suzi hari Nuza Libati na Sky ako gashashi yakozaga ku munwa agahita bamuzima ibaze ngaho rero rwabwiga uyikururiye abasore mufite ibibazo abasore muwe tayari sawa anyway reka minira ahangaha ngushimire cyane ku mwanya wawe amasomo yo wagiye duha menshi cyane mu metero wagiye utera ubwo reka tutegereze umwanzuro w'ubutabera cyangwa w'urukiko uwo tuzagenderaho kandi ubwo buri muryango turawihanganishije. Okay. Yes, Karegeya Omar Pano nanone kandi turabasuhuje abadukurikira mwese imbaga y'abarenga mu 30 mwakoze subscribe rwose ni iby'agaciro rwose turabashimira. So rero kuri KOP nk'ibisanzwe murabimenyereye ko habari amasomo ariko ava nyine n'ubundi mu makuru. Ubwo amakuru yo yabaye avamo amasomo ariko akaba ari nakazi ka mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste. Amasaha yakuzeho sindi umujyane mu bintu byinshi ariko sinabura nanone kumubaza uko ameze mu gakeya ubuzima akanyuraho gake bundi tukiganiriza. Sawa nibyo ni ngombwa ntago tugomba kwitotombera amasaha yego ho ni ibintu twiyemeje nta wabidutumye dushatse twabivamo ariko nkuko wari ubivuze niba abantu bakabaka 30 bahora bategereje hari abatangiye kumpamagara bigeze he hari no duhe mu kanya hafi Remera w'umudamu donc kumenyereza abantu ibintu nyuma ukabibambura aba hari mu bupfura buki ko nabivuga iyo bishoboka umuntu akabihagarika hakiri kare nge ntago nshinga cano narinzi ko ari kubizagenda ariko bituma ngerageza araho ngera nkakora cyane kugira ngo nibura byose bigire yego nk'ubu aha nicaye mfite nka topic zigera muri 5 nakabaye nkora bitarenze mbere y'uko kwezi kurangira yego abuvugizi hari waje wa Bishenyi ushize hari waje wa Nyamagabe hari wa Rubavu ugomba kuzaza hari undi ninde wa umudamu y'igahanga yarongeye arampamagara uwo numwe aba nabo mu buvugizi hari raporo ya Human Rights Watch tugomba kuvugaho ayitari ngufi hari urubanza rwa abantu ba Ingabire Day barimo na Theo hari urubanza rw'abasore bakekwaho kwica umukobwa yego donc hari byinshi tugomba kugira abantu baba bakeneye kumva ngo kana karabivugaho iki
nubwo biba byavuzwe n'abandi ariko hari abanyurwa yego ari uko na hano tubivuze. Ibyo byose rero nibyo twiyemeje, bizagorana ariko tuzabikora. Yego bizagorana, tuzabikora, tuzahindura, dushobora no kuzahindura imikorere ku buryo na nijoro twakora dufite itara benda nka saa 4 z'ijoro umuntu akaba yakora. Tuzakora n'ibindi byinshi byo kuba twakoraho, kuko ishyamba ni rigari pe. Wa mugani wa Sabe, ishyamba ni rigari, yaraje iki ari byinshi umuntu niwe wigenera. Ibi ntatandukiriye binafasha, niyo mpamvu ubona social media isa naho ari challenge ku nzego za leta, ko kuyihagarika waba wimye abantu amakuru, uburenganzira bwo kubona amakuru, ariko nanone hari abo bugize abashomeri bashobora kuba kandi abashomeri benshi nta gihugu kibifuza. Abashomeri nonse ruma kuba iyo umuntu ashomereye mu mutwe w'umushomeri habamo byinshi. Niba nitotombera gukora cyane nuko umwanya w'ibitakaragasi ntawubona. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko mbasha gutunga gutunga umuryango kandi nkateza imbere igihugu. Ibyo byose rero niyo challenge ubona inzego araho zigera. Ubushize nari nabivuze maze kubonana na Rushingabigwi, nubwo nabonye utabirekuye byose. Mvugana na Rushingabigwi naramubwiye ni wowe Rushingabigwi, muri kiganiro cyanjye ndakuvuga, nizere kutabirakareramo ahubwo ugomba gufata ingamba. Uri umuntu nyawe wo kuba washyiraho ekipe yo kumanaginga social media, yego nk'ukuri itangazamakuru muri RGB. Tugakora ikipe y'abantu bafasha abandi kweditinga, yego rwose, twita tukayishinga wenda hoswa kimu cyangwa se animali. Abatwitinga ibinyuranye bakabeditinga bakavuga ati noza imvugo gutya. Yego tukagira uwo dushinga abayutuberi ba showbiz, tukagira abo dushinga abayutuberi b'imikino, tukagira abo dushinga abayutuberi ba politiki, tukagira abo dushinga abayutuberi biri sociale, abagitangira, abageze heza n'abatana. Noneho abatana kare dusigira Murangira, kuko Murangira iyo ubona nawe ubwe nubwo ari dogiteri nawe afite inshingano nyinshi, ibyaha ashinzwe ibyaha byose, ashinzwe kuvuga ku byaha byose ribigenza. Ariko uyu mwanya utakaje ku byo mwitangazamakuru, hari ibindi biburiramo, kandi nawe afite ibindi akora, kuba yatera akaraka ko kwigisha. Ugasanga twakabaye tumworohereza akazi, kuko hari abakora amakosa muri social media batabigambiriye. Twakabaye tumusigira ababigambiriye, noneho abatabigambiriye tukabashyira ku murongo, tukavuga gorora gira utya. Icyo ni kimwe nabwiye Rushingabigwi. Icya kabiri mbwiye Rushingabigwi ko nawe mu nshingano afite kuba yahamagarira inzego zifite amakuru afatika yakubaka abanyarwanda kurusha ayo twishakira, akabwira izo nzego zikayazana, za minisante, za minagiri, uburyo bwo kubona amakuru bukoro, za Mirekofini. Noneho content ibaye ihari, tukareba ngo ese abantu bahitamo umuntu wiyemeje kuza ku mihanda kugira ibyo atangaza, ese afite ibyo atangaza, iyo abibuze se atangaza ibyo abonye kandi bihari. Nkunda kuguha urugero, niba batoye budget, uburezi bwahawe angahe, azakora ate, nimba raporo zisohoka. Noneho Rushingabigwi nka RGB akakina iyo role ya pivo hagati y'itangazamakuru n'inzego zifite amakuru, bakabana neza. Ntago mpamya ko hari ikintu inzego zifite amakuru zirekuye zikayatanga, atari kuyatanga muri mainstream gusa, nubwo nazo no muri mainstream badapfa kuza, akabahamagarira gutanga amakuru yaba muri mainstream na social media. Icyo gihe ibintu byagenda neza, abantu bakunguka, ishyamba ni rigari, amafaranga akaboneka, ubushomeri bukagabanuka, ariko n'abanyarwanda bakabona amakuru ya ngombwa. Akagerageza no kumvisha abo bantu batanga amakuru ko itangazamakuru atari ryo kubakasa, kuko benshi bakwepa bavuga ati ndajyayo ndwi mu mitego. Urumva rero iyo disclosure y'amakuru baba babitse
tuvuze nka minisante ushinzwe kuboneza urubyaro, ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe, ushinzwe indwara zitandura, ayo ma content nayo tubona kuri social media. Yego. Kubera iki ntayo? Adufashije nayo akaboneka, ntabwo umuntu yajya kujya yirwa avuga ngo kanaka yasimbutse igipangu, no. Byarebwa mekoma. Ubu minagirije ikavuga ngo dore igihembwe cy'ihinga kubera ko izuba ryatinze bimeze bitya. Ejo bundi nagiye mu Kisaro sanga ibirayi bimaze amezi 2 mu butaka bitarazamuka. Izo nama minagiri ibi ifite package kazitanga. Yego. Hari ababitangaza nanjye ndimo, ariko kwicara mvuga ngo noneho ngo kanaka ngo biriyagite. Izi za ntuza za cya kigo kijya kumera nk'icy'ubuziranenge, ibira bya Rwanda hwati Rika RSB, hari n'ikindi kirwa ngo Rwanda FDA. Abo bantu bose bafite ama content. Ni ibihe biri ku isoko bidakenewe ukumva ngo bahagaritse umuti runaka, reka da ntitubivuge ko nta makuru dufite. Yego. Ariko twagombye kumenya ngo ese uwo muti urazira iki, ese mu gihugu hinjiye toni zingahe, ese abawuranguye barabaho bati, ibyo bakabiduha. So rero ntibakabone mu Gifaransa bavuga ngo kauna pasco neme onem skona. Iyo udafite icyo ukunda icyo ubonye icyo ufite kiraho. Ibyo rero ariko yarabinyemereye, nta banga mumeneye, twarabyemeranyijwe tuvugana ko nyuma y'itariki 7 ubu yambwiraga ko bari gutegura umunsi w'itangazamakuru muri Afrika wo kubona amakuru muri Afrika. 7 z'ukwa 11 ambwira ko nyuma yaho yabitekereza. So nicyo bishatse kuvuga rero. Naho amakuru arahari kandi abantu barayakeneye. Amakuru arahari. Icya kabiri n'abayatanga barahari benshi, ariko harabatanga atariyo. Twabafasha iki? Icyo nicyo tugomba kureba. Twabafasha iki? So muri make nibyo. Hanyuma kuri Jarasi nababwiye ko ntameze neza. Abantu bakundaga igitwenge cy'urumenesha uzajya ugitanga. Nabo dusangira nababwiye ko nabo bagomba kuba basimbuyeho gatoya, ko mfite ikibazo cyo mu gatuza, ariko bizakemuka. Nzareba muganga bizakemuka. Ubwo niyo mpamvu babona ndi kuvugana intege nkeya, ndanga gukoresha umwuka mwinshi mu gatuza. Icya kabiri mu biganiro mperutse manzarira ari kimwe kivuga ku bagabo cyangwa kivuga ku bagore. Nabonye commentaire nashimye abantu bagiye bakora evaluation bakabima, ariko navuze case y'umukobwa batekeye umutwe ngo wari uvuye Cyangugu ifatanye n'iyo wavuye Rutsiro. Niboneye ngewe ubwanjye na gitifu w'akagara kamureba na daso. Muri commentaire ari wampamagaye hitambwira ko hari undi nawe byabayeho nawe w'Icyangugu, we ngo byamubayeho hageze i Masaka. Uko nabikubwiye batwara isakoshi, batwara amafaranga, batwara iki. Noneho icyo gihe umuntu wampamagaye yambwiye ati uwo mukobwa twasanze donc yabuze umupira mu kibuga. Umuntu umwe amwishyira roge, undi amuha 7 byo gusubira Cyangugu. Noneho bukeye hari n'uwabonye wamuboneye akazi za Muhanga, ngira ngo iyo case ariko nawe yagezeho arnya mu mateke, yageze i Muhanga akazi mbese ubwo yagiye mu bindi sinzi ibindi bintu. Byanteye gutekereza, nza gusanga sinzi impamvu wenda abakobwa baturuka Cyangugu cyangwa baturuka iyo kure aribo batekerwa ibitwe, ariko nza gusanga ushobora no gusanga nabo babigiramo uruhare cyangwa bamwe bakiyibiriza. Nk'uwo w'Icyangugu w'ejo bundi hahise ahamagara uwiyisese, avuga ati bambwiye ko wamfashirije umwana, ariko umukobwa ngo yari yisubiye mu byo kwicururiza isambaza. Donc ubwo narimo mbwira abantu kuba menge, kureba kure. Hanyuma mvuze iby'abagabo n'abagore, nabwo akandi ka commentaire nabonye naje kumenya ejo Dashimwe niba bivuze abikomora kuri Lucky Dube je crois cyangwa undi muntu avuga ngo abagore, ndashaka kuvuga ku bagore n'abagabo akantu gato cyane. Kera twiga mu Gifaransa baravugaga ngo souvent l'homme reconnaît la valeur d'une femme quand l'autre homme la valorise.
hari uwambaye ikirezi atamenya, hari igihe uwambaye ikirezi atamenya ko kera ukaba ufite umugore mwiza murebana muri viziyo ariko ntubashe kumumanaginga. Yego. Yagira undi umumanaginga wowe agashiye kakazamuka. Donc kubera ko wabonye ko hari wabonye cya kirezi wowe utaruzi utabonaga haba ku mugore haba ku mugabo. Yego. Hose impande zose bijya bishoboka. Nza kumenya ko hari kesi yabaye umugabo ararwara. Bijyanye n'ibyo navuze kuri Emerize tuyishimire wo kwa Rweme watwawe umugabo n'uwari inshuti ye magara wamusangaga no mu cyumba. Yego. Mpita numva undi muntu wambwiye, umugore wambwiye ati umuntu yari inshuti yanjye mweretse umugabo abaramuntwaye. Ntese yamugutwaye atatereka ati buri gihe baba bari kumwe amajoro baba bari kumwe. Noneho ambwira ukuntu umugabo yigeze kujya mu bitaro. Umugore aramurwaza ikirezi kiramurwaza. Nticyabwira wa muntu kuba ko wa mushuti wacyo ko cyakekaga ko afite ukuntu. Kube yirukurwara we abwira wa wundi. None umurwaza atungurwa no kubona uwari mushuti we aje gusura umurwayi kandi umurwaza atamenyesheje uwo mushuti. Azana ngo n'amazi ashyushye ariko umurwaza yabirakariyemo ngo ashaka kuyabamenaho. Ageze aravuga ati ngaho genda uyamukarabye ndigendeye. Ibintu byo gutwarana abagabo no gutwarana abagore. Hanyuma iyinde sida yabaye muri no minsi. Hari abantu bambwiye mu bice bya nk'Indera, bice by'Indera, umugore ukora utuye za Nyamirambo. Hari imitwe yajyaga ibaho za 96 mbere ya 2000. Yego. Abantu bagisinzira bafite n'amafaranga ariko hari imitwe myinshi. Umugore akemerera kuremera umugabo ariko akabibwira umugabo we akihisha nko munsi y'igitanda. Bamufata bakamusinyisha sheke. Barabikoraga byakozwe ejo bundi ngo aho ngaho rero muri ibyo bice hagati ya Ndera na Nyamirambo kumsa hari uwo byabayeho bamuca miliyoni 20 bamusinyisha miliyoni 20 ubu arimo arishyura ngira ngo ariko ibyo ni na penali. Donc umugore yarabikoze diri rarangira bamugwaho. Iyi ni umugabo abizi, umugabo waba ari ubafata. Wa wundi bafashe yanga ko bijya hanze aremera 20 ariko 20 ni menshi. Nakwemera bikajya hanze birakajya. Ubu ari barishyura ideni bavuga ubu se abwira umugore we ngiki. Murumva ibyo twibanira muri societe. Cyokora nkishimira ko iyo mvuze ku muryango abantu benshi barabishima. Mfite gihamya abakozi bo muri Mije Prof bashinzwe umuryango bambwira ko hari icyo bifasha mu kazi kabo. Yego. Ariko nicyo tubereyeho. Iyi si tuzayisiga ari nziza kurusha uko twayisanze nkuko Baden Powell yabituraze. Muri make nibyo. Numva twajya kuri topic ibindi ntavuze nzabivuga muri nzabivuga mu bindi biganiro. Undanga kubatindira mu byo hirya no hino kandi amasaha yagiye. Mbere yuko tujya kuri topic reka nongere nibutsa abadukurikira ko niba bakeneye ibikoresho byo kurangiza inzu bashobora kunyarukira ku Ikaru Plaza hariya i Remera munsi ya station iteganye na gare cyangwa bahamagara kuri 0783 150 46. Okay. Yego. Na kwa mwarimu Clement naho abajya kwiga imodoka bamuhamagare kuri 0782 48 322. Ariko mushuti wawe wamukiriya wa Clement ubwo nako reka ntanga gasomo ku babyeyi. Na RBC nako na Minisante niba hari icyo yafasha izatubwire. Hari indwara ebyiri. Ubwo ndabwira Minisante izareba uburyo ibiforumira ko niyemere gutangaza ibibazo bijyanye n'ubuzima. Yego. Hari indwara ebyiri ziri mu rubyiruko yo kubura amaraso, anemi. Anemi ni ukubura amaraso. Ukabona umuntu ararumbara ibwo ni mpamvu nkomoje kuri wa mukiriya wa Clement. Nayo ngo bamusanzemo anemi ku biro 80 vraiment. Hariyo kubura amaraso ya anemi ugahora umutwe kurya ugahora isereri yaterera yazamuka escalier 3 akaba arasemeka kahagira. Yego. Mushirami kuva
ahantu metero 20 nibona hahandi waparikaga kuhafata ikintu kuzamuka kuri portail kugera kuri salo ukabona umuntu bya byamurenzera kumekera hejuru iyo ni imwe kubura amaraso hakaba n'indi nibaza ko yo abantu ntibarayivuga ko igoye gusobanura hari abantu basigaye bameze nka rukuruzi bafite umubiri urimo amashanyarazi yego cyane ibyara bisigomba kubivugaho ibyo rero biraterwa n'iki cyane cyane mu rubyiruko kuri anemi iby'amashanyarazi nabyo bishobora kuba bifitanye isano ibintu byinshi biraterwa n'iki fone screen ekuteri hari n'abarya ibintu ngo birimo za barafu yego ariko cyane cyane telefone abantu bajya ku meza abana bajya ku meza bafite amatelefone umuntu w'inshuti yanjye yarambwiye muri Amerika arambwira ati kugira ngo umwana yige neza iyo agiye kuryama umwambura telefone yego kandi nibura bo muri Amerika wenda bo bazi n'agaciro k'ubuzima hano rero uhere kuri bano bana birwa imbere y'umujyi wa Kigali bari kuri network ayubona kuri wifi n'imbere yo kwamakuza muri ka free zone yego rwose bariya wambwira ngo ajya ku meza umutima uri hamwe ashobora no kutumva inzara kubera iki guhora kuri chat uriya rero ni umupima ntaraso uzasangamo kurya utari concentre ku biryo kuryama amasaha yo kuryama nkuko dashima bivuga ni hagati ya saa 4 donc ukaba ageze mu buriri saa 4 wenda ukicara saa 10 ariko ibitotsi bya saa 7 ababyeyi bagomba gukurikirana ngo ese umwana ararya ari concentre ku biryo ese araryama ari concentre ku bitotsi ngiye binashobotse ngiye nafashe umwanzuro telefone igomba kujya irara muri salo nta telefone mu cyumba kabisa kuko urumva finaloma bizagira bikomere tubura abana cyangwa dutakaza amafaranga tuvuza indwara yizanye yizanye kuko ntabwo hari na mushuti wanjye namwita mushuti wanjye gute ni umugabo yarapfuye nawe yari umunyamakuru kera ariko mumvaho yapfuye mbere ya domira ariko asiga umwana uwo mwana kuba ko nyina twagumanye kubana hafi ko yarazi ko ndi inshuti n'umugabo we n'uwo mwana we yagize icyo kibazo cyane kubera guhora kuri computer so birasaba rero ngo abantu bareba uburyo bakebura abana bakontorore umwana amara kuri telefone kuko nkanjye ubwanjye ngewe yo nyinjira mu buriri nyinjira mu cyumba yego phone off cyane paka nici muri iki gihe wana ahubwo umuntu asinzirizwa nayo oya reka nkubwire agahondobera yifashe nta bintu wakora kuri telefone 24 heures oya ntabyo ibintu birasubikwa n'imirimo irasubikwa cyane ndashimye yageze aho tubwira ngo mujye mubonana n'abantu nyabantu ariko ni gute wacatinga n'umuntu imyaka 2 utarapanga ngo muhure amaso ku yandi twajye kugira ngo umpamagare tumarane iminota 15 ngo urashira urukumbuzi natega nkagusanga gahura donc mugahura naturel ariko buri kanya ukasanguza amakuru y'umuntu a z ariko ntuzi niba acumbagira niba yari yogoshesheje ntuzi niba yaravunitse ntuzi niba afite igikomere ndabyumva kabisa so muri make gukontorora uburyo abana simvuga abakiri munsi ya 18 abajene dufite mu rugo gukontorora uburyo bakoresha social media cyane cyane ibintu bya telefone yego yo bakontorora amafone barutwa n'abakina igisoro cyangwa amakarita amaso tuzagira ikibazo cy'abarwaye amaso kubera urumuri rukeya rwa telefone mu cyumba kizimije ubundi ugiye kuryama kora ibyo kuryama ubundi ugiye kuryama ubu ndabivuga manza iyi topic ije kubera ko nanjye namaze guterwa ariko ubwo ndabwira n'abandi bataraterwa babikurikirana cyane cyane ko umuntu rero yangiriye inama arambwira ati ngiye abana banjye kubera kwiga niki telefone ninjye nyimanaginga amasaha yo kuyijyaho ntarenga 2 ku munsi kabisa ubundi akajya akaruhuka neza ejo akajya kwiga neza agasubiramo amasomo mbese management ya telefone z'abajene n'abana yakabaye iri mu maboko y'umubyeyi nibitaba ibyo tuzahora duhura n'ibibazo nk'ibyo so ngaho rasa ku ntego rero asari maratembera asari kwegera imbere hari ibyo wagiye uvugaho ntari nateguye
nshobora kukubazaho bikeya wenda twabonye SABIN yagarutse ni byiza wari umuvuzeho gatoya mpita mwibuka ko utukoze ikiganiro yagarutse se yavuze ko yabaga he aho yabaga ntabwo yavuze cyane yavuze se kuri iriya saga yabaye ishwe niba ariko nabivuga yavuga ko hari uburyo abantu nyine bamwe kuri social media barangwa n'ikintu cya negativity kureba ibibi avuga ko abantu badakwiye kureba ibibi bakwiye kureba ibyiza ibiki avuga urugendo rwe ariko hari n'ibibi bivamo amasomo nta birenze ibyo nta birenze gusa byose la nature humaine umuntu mushobora kuba inshuti imyaka 20 unywa 21 ukamuguza 10 akubwira ko azabikwishyura nyuma y'icyumweru iyo yakwambuye ya myaka yindi bifata kiretse ngiye mfite strategy iyo nkugurije mfata nko ko nguhaye kunyishyura n'ubwende bwawe yego kugira ngo bitantera na stress ariko iyo nkennye mpita ntangira kuguhamagara abantu benshi njya nguriza mbishyuza nakennye yego ariko ubundi nyaguhaye mbafata ko birangiye ariko urumva ibaze ikintu 10,000 bigatanya inshuti zabanye imyaka ibyo rero ni ibisanzwe ibyo ni ibisanzwe no mu kazi ukora agakosa kamwe umaze imyaka 40 nabonye wa mugore wa Nyamagabe ngo yataye impapuro akoze imyaka 12 yatamwirukana burundu rero ni nature mene mayide iyo ni nature ntago bajya bashyiramo imiyaga ngo nyamara ngo yagira gatya guteza iyo ni kamere icya kabiri no news good news iyo amakuru menshi nayo aba ari ibishya icya kabiri inkuru niki inkuru ni ikintu gisanzwe cyakozwe n'udasanzwe cyangwa ikidasanzwe cyakozwe n'usanzwe so rero kuvuga ngo umuyutuberi ufite abasabu barenga miliyoni kumubona agenda muri mondisi nyuma y'igikuta kuvunika byo ni ibisanzwe n'uburwayi ariko kukubona uca ahantu hagati y'igikuta n'umukingo no kame yuzi gutabaye biriya bibaye ku mukozi wo mu rugo hari ahantu yanyuraga ni mu myanda ashobora no kuba agiye kuhakubura cyangwa se wenda kwepa atorotse akwepa sebuja wowe ufite amazu muri Afurika n'i Burayi no muri Amerika ariko ukagenda mu mikingo y'izindi nzu ziri hanyuma y'izawe oya vraiment I'm sorry ngiye ukombaho ngiye ukombaho yakabaye anatobora akavuga ati biramwabonye abantu bangendaho n'urugero cyangwa se no kuvunika bavuga sinavunitse dore ndi muzima dore ndahangaha ndi i Kigali ndi muri iki gihugu akavuga ati no cyokora nashimye ko atangira kwigisha uburyo abantu bashaka gukora kuri social media ibyo byo nanjye ndabizi nuko nta mbaraga ngewe nuko nabimenye nshaje nta mbaraga zo kuyakorera ubundi nakabaye bose pe ukayakuramo ibi ngiye hari n'umuntu uherutse kubimbwira babandi bahura bavuga ngo abantu ngo baratekereza kujya hanze ngo baratekereza kujya ngo hanze hari y'akazi usibye wenda waba afite ikibazo cy'umutekano mukeya ariko icyitwa amafaranga hano mu Rwanda ushobora gukorera akubye kabiri ayo uri muri Amerika biterwa n'uko uri determine uyu dufite abahungu ba proding ibiganiro 5 ku munsi uwo muntu uzambwira ngo umushara we haraho yahura n'ukora muri ukora amasuku mu Faransa ntabwo bishoboka ntibamuhembe 1,500 cy'amayero n'umuntu wa proding ibiganiro 5 ku munsi ubwo ni ibiganiro 150 mu kwezi tubari ku kiganiro kimwe cyakwinjiza amadolari 10 ubwo nangahe akazi karahari abantu wenda biterwa nuko umuntu yigenera yego hari abanebwe hari ba nta mwete hari ba nyamwete mwinshi icyo nzi cyo urabibara watekereza uti aho ngaho muri ibyo bihugu byitwa ko byateye imbere wenda icyo bagira ni umutekano kwiga kw'abana umutekano mvuga umutekano mvuga ni kuba kuvuzwa kwiga kugira gute ariko kubijyanye no kuvuga ngo kwinjiza yewe aha twicaye urigenera umuyutubera ashobora guhembwa kurusha minisitiri très facilement
ahubwo bo bayikoraho bati urigenera ishyamba ni rigari ayawe nayo bitewe ubyuka sangahe ukora sangahe ibikiri biki ariko uwagize courage hari umuhungu inshuti yanjye wa prodinga nka 4 ku munsi nakwibuka ukuntu umukoresha yashatse kumwitunarikaho ashaka kumwambura amezi 6 yaramuhembaga 200 bikarangira uwo muhungu niba yarifungiranye mu cyumba ati nzahasohoka muri studio yifungiranye muri studio ati nzahasohoka ruko munyishyuye ubu kuri iyi saha ayo 200 bammuhembaga ashobora kuyakorera nko mu munsi ya minsi 3 minsi 3 icyo nzi cy'icyumweru nticyageraho so abantu rero ni ugukanguka bagahumuka bakamenya la nature icyo itureserva surtout muri bijyanye na technology ni social media birahari sabera kuvuga ati na AI irakora AI ahubwo buretse cyamba rigari kabisa ya karakanyuze bareka nkomeze uyu munsi nkuko ari wabitwemereye kandi ntekereza ko binafite aho bihuriye nyine no kuba n'ubundi rwarabaye waruvuzeho ariko ruvugaho mu mpine ko kutari rwabaye ni urubanza ndi kuvuga urubanza ruregwamo abasore babiri bakekwaho kwica umwana w'umukobwa witwa Uruga ngira ngo ni urubanza abantu benshi bararumenye impamvu tunarugarutseho nuko nabonye kuri Twitter kuri X abantu bafata nkaho hari ko abantu babirengeje ingohe bati kuki izindi kese muzivugaho kuki kese ntacyo muri kuyivugaho Karegeya urubanza wanarugiyemo kubw'amahire wagiye wararwitabiriye cyane narakurikiranye umunsi wa mbere bararusubitse hari kuwa 4 itariki 10 barwimura 15 nabwo rurasubikwa hanyuma barushyira kuri 18 ejo rwarabaye na Dana araza kunyungana twari turi kumwe ariko amakuru ndufiteho ibyo nge na Dani tuziranyeho ni deruroma mudu yo ku rukiko cyo ni kimwe cya kabiri background y'urubanza hanyuma n'uburyo bihagaze yego kamere kuri housing housing donc organisation ni urubanza rurimo imbaraga nakwita n'iz'umurengera protokole yari ishinzwe umupolisi w'inyenyeri ebyiri n'ikirangantego na kimwe twita ikirokoro umwana mwiza amasomo y'igipolisi yaramucengeye kabisa tension zari zihari ari hagati y'imiryango ari mu banyamakuru iyo hataba umupolisi karifiye wabyize abishaka akabifata mu mutwe akamenya ahantu ari mbese nawe yaza gushyiramo umugaga za tension zari kuzamuka cyane hari n'undi hari pandagare ebyiri hari na vigo ya polisi banza ari uwo mufande hari n'undi w'ikirangantego gusa nawe watemberaga ibintu byahabaye wabonaga rwose tension ziri haye kamera inyuma yego okay nakoreka mvuge kuri uwo mupolisi mushimira cyane kandi n'abamukuriye babyumve rwose yego ariko ni nabyo afya ku rwego ariho ntiyakabaye ubundi nervosité iba mu bantu baba bafite ko nkuriya ushobora gusanga yaranize kaminuza amaze n'igihe muri kare akazi ku buryo amenya ati aha hantu ngiye hameze gutya cyo ni kimwe akantu gatoya nako arazamo muri za tension hari umuntu wo ku ruhande umuntu umwe muri abo umwe muri iyo miryango yaburanaga yabwiye umunyamakuru wa Flash ngo nakumena umutwe amubwiye ngo nakumena umutwe wa mupolisi ndi kuvuga arabyumva ati wamumena umutwe ubwo se wamumena umutwe inzego zihari urumva ako kantu kabisa inzego turahari wowe wamena umuntu umutwe duhari bita binyibutsa abapolisi nasanze ku Rusumo ejo bundi mva ibyumba nabo baraduhanye ariko baduhana kivandimwe twarimo tuganira noneho
umushoferi adubura imodoka turi ku kiraro kandi imbere yacu hari ikamyo kandi imbere y'iyo kamyo hari abapolisi donc kubera kurangara adubuye bahita baduhagarika umukobwa avuga ati ariko se ko uradepanse utureba ati kandi mugenda ariko turabahana natwe tuti nta kundi umupolisi uwo mufande yitwa Nshuti ngira ngo n'amazina bariho nta mpamvu yego Nshuti niba ari Alphonse niba ari Arthur ariko polisi kabisa wakoze akazi neza byose abyiberamo noneho wa muntu avuze ngo yamena umutwe type nawe wo kuri flash nawe ni wa wundi uri dire wamenyereye inkuru nazo ziba zirimo amahane kuko akunda gukora Bugesera kandi ntago ari ahantu horoshye yego nawe aramukarana ati wamena umutwe baraharira noneho wa mupolisi afande ati wowe wamena umuntu umutwe inzego zihari yego arangije abwira wa muntu atari ko hubwo itondesha uyu munyamakuru n'umushyushyu umutwe arayikorana uburakari amubwije ukuri ati reka kumushyushya umutwe yamubwije ukuri pe akandi uwo mupolisi yadukoreye ari umunyamakuru waje ufite kubera ari kesi yarimo imbaraga nyinshi yego abapolisi nakubwiye batari ku rwego rwa bafandi bari ku marembo babonye umunyamakuru agiye kwinjira na kamera baravuga ngo ufite invitation mu rukiko kweri noneho mugenzi waraza bamusabye invitation ahamagara umwe muri twe wari wahageze uri mu kiwanja ku rukiko avuga ati banze ko ninjira ngo ninterekane invitation tumwitaba afande ara afande nta n'ikindi yatubwiye yarazamutse bari ujya kumwizanira abaramuzanye atariko nguyu usibye ko yahise ashyira mu rwenya bati murimo muravuga ngo bamwangiye kwinjira kandi yari atarahagera ariko cyari igipindi bari bamwangiye afande bari ubyikorera ntabwo yavuze ngo ntabwo yohereje umupolisi mutoya ngo bari ujya yarazamutse aramwizanira afande muri iyo protocole sale yari yakubise yuzuye hari nk'abantu nka 200 cyangwa 150 muri sale yuzuye afande niwe wacungaga ko imyanya iboneka hagira usohoka akaza agafata umwe hanze waheze hanze ati injira umwanya urabonetse yangaga akavuyo yanga ko n'abantu bajya mu madirishya ariko uko umwanya ubonetse yaza gufata umuntu ajya kuwicazamo mbese ebana yaragakoze ibintu byose yarabikurikiranaga nanjye hari abari bandigasuye barambaje ngo uri kuri ruhande ndavuga nje kumva urubanza rw'abahungu bishe umukobwa noneho babandi niba bari kurane rw'umuhungu bavuga ngo ngo bashobora kuba batararabwishe ndavuga sorry afande yarabyumvishe nyuma y'aho atashati barakubereye atumva ko wegenje bari baguhitanye hari nkomeze yego nubwo bavuze ngo kuri Twitter ngo nabonye abantu cyane cyane abakurikirana uburenganzira bw'umugore n'umwana w'umukobwa babivuzeho ariko hazamo abanyamakuru babiri barabiye bigaragara ko nubwo bakorera ikigo kimwe muri rura rubanza ntibahagaze hamwe yego anangwe ntakorera arabiye anangwe kuri Twitter yashyizeho ashyiraho na video y'ubuhamya bwa nyina w'umukobwa wapfuye nk'uri ku ruhande atangaza ku ruhande umukobwa rwa victime yego undi nawe w'umudamu ukunda kugaragara avugira abagore twamubonye ku rukiko adashaka ko ari ukora iyo nkuru ubona nawe ahubwo abangamira abanyamakuru sinzi ko nyuma azabigenza nawe wo kuri arabi w'umudamu ubwo uri kuvuga so nabonye we bigaragare ko ari ku ruhande rw'abahungu yego ariko hanze social media no mu kazi abavugira abagore ariko byageze iwabo araberereka nako ahindura isura yego ubwo biba bimenyekana nkomeze ikindi muri organisation abantu bari bahari benshi ni imiryango ufite bira bintu byabaye ku miryango iziranye ijya kunganya ubushobozi ndimo ndavuga kuko ari se w'umukobwa nubwo yapfuye na se w'abahungu bombi babanye mu biturika kandi ku nzego zijya kureshya
bivuze ko abana bashobora kuba bari baziranye. Icya kabiri abana ari umukobwa wapfuye ari n'abahungu bose ngo bize mu Bushinwa mu mapromosiyo yegeranye. Bashobora kuba bari baziranye. Yego kuko bose nta muntu nta urengeje 25. Ikindi imiryango yari isanzwe ibanye. Bashobora kuba bafite banaturuka ahantu hamwe. Mfite amakuru iyo umuryango umwe washingiye uwo mu wundi aba umukwe mukuru gusabisha abageni numva ko bari babanye bari baziranye. Ariko ubwo bitume ninjira muri koze yo kuba iyi situation ihagaze gutya. Iranagoye. Yego. Abanyamakuru benshi bagiye bayivugaho ariko bakigengesera. Nanjye ngomba kwigengesera kuko irazima. Mushuti wawe umukiriya wa Kerema akeneye kubaho. Uti byagenze biti hanze y'urukiko ari mbere yuko baburana ari n'umwiburana. Yego. Icyo shaka kukubwira cyabaye kitasanzwe. Abasore bahamagaye umukobwa ava ku kazi bamujyana mu rugo bamubwiye ko bamusohokanye anabwira nyina. Nyuma y'amasaha 2 batabaza nyina ko umwana amerewe nabi. Yego. Ageze kwa muganga ku ivuriro ahasanga se abahungu badahari. Noneho ko bari baziranye nyina w'umukobwa na se w'umuhungu bakwitanye amaso birabatungura. Nk'abaziranye. Yego. Umugabo aratungurwa abonye nyina w'umukobwa ari uwo baziranye. Mu kumutungura dosiye mu mutwe ye irahindutse. Ubushuti buba burangiriye kuko urumva ibyari bibaye hagati y'imiryango. Bwa bushuti bwahindutse. Umugabo noneho nawe ngo iparike yahise asiga wa munyina w'umukobwa yamusizaho. Kandi bari basanzwe baziranye ari hahandi n'ikindi kibazo gisanzwe yashoboraga kuba yamuba hafi. Hanyuma umubyeyi nyina w'umukobwa akurikirana iby'umwana we wapfuye. Birangira bajyanye kwa muganga. Hari abavuga ko nubwo mu rukiko bitagarutsweho hari abavuga ko yari afite udukomere mu mihogo kugera mu gituza hejuru y'umukondo. Ibisare nk'intuza nk'iby'inzara. Yego. Icyo ni kimwe. Ndaza kugaruka ku byavugiwe mu rukiko. Ariko ubwo ndavuga ibita. Yego. Bajya gupimisha ariko ibyo bikomere ngo barabibonye banabyereka baraho. Ariko ngo wari washatse gufotora baramubuza. Swati. Nuko. Hanyuma nervosité y'ababandi bo ku ruhande rw'umukobwa yaturutse kuki. Nako iwande ku bahungu. Impamvu ubona basaga naho iyo nervosité iraturuka mbese ukabona tolerance yabaye 0. Yaturutse ku buhamya mama w'umwana yatanze avuga ibintu uko byagenze. Noneho bijya mu itangazamakuru. Ngira ngo byabanje no kujya kuri YouTube ariko baza kubihagarika. Yego. Noneho ku muryango w'umuhungu bararakarakwa bati ntibyagombaga kujya hanze. Icya kabiri ku kiriyo na se w'abahungu yajyagaza. Nk'abantu baziranye. Yego. Unarebwa n'ikibazo ariko ntavuge. Ibyo birumvikana. Abandi bati ko imiryango ari imwe twabigenza gute. Kandi hari abantu benshi n'abantu bo mu imbere mu kizuru. Ati ibi bintu bibaye hagati ari uwapfuye ni uwacu. Ari abakekwa abo yaguye mu maboko ni abacu. Tubigenze gute. Noneho abantu bagatanga ibitekerezo ariko bivugwa ko ise w'abahungu we nta jambo yigeze afata kuri icyo kiriyo kandi ngo yahageze nka 3 ngira ngo ibyo ni ibivugwa. Hanyuma ubwo nuvuga ngo kuri rwa ruhande rw'abahungu
nyina w'umukobwa yabijyanye muri media kandi urumva umuntu ubundi nta nubwo nibyo najyaga nkubwira umuntu wapfushije nawe ntacyo wamugishaho inama icyo atekereje bwo ari icyo ntago wamurenganya umuntu wabuze umwana w'imfura waruje gufasha nyina urangije mu Bushinwa uri gukora akazi ntabwo wamubwira rero ngo mama ceceka wijyaha uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe yego rwose kuko conscience iba yagabanyirijwe imbaraga hanyuma ku kiriyo umudamu arabivuga ngewe na mbere yuko hari undi muntu wari wabimbwiye mu bari ku kiriyo hanyuma rero umwana baramushyingura bamushyinguye kuri zingahera niba ari 3 ngira ngo umwana baramushyingura hanyuma autopsy irakorwa ubwo ngeze no kubyagaragaye no mu rukiko bimwe yego nibya hari autopsy yo muri laboratoire hakaba n'indi raporo yo ya Faisal mwigaragaza ko yari afite ikibyimba ego tugende gake autopsy uko yerekana hari les signes vitaux kugira ngo ni 7 bapima bareba byose bavugaga ko ari bizima urumva yego hanyuma gukeka ko yaba yarasambanyijwe bagera kuri ku by'igitsina ngo bakanika ko nta makuru araboneka pending ako ni kamwe hanyuma kwa muganga mu rukiko n'ibyavuye kwa muganga Faisal bakavuga ko yari afite ikibyimba mu gituza yego ku ibere bakavuga ko yagiraga asima yego ahorana akantu yipompa bakanavuga ko ashobora kuba yishwe n'umutima yego ngira ngo ariko muri ntuza muri raporo umutima ni sawa mu metero ubundi yaba umutima yaba asima yego izo ni indwara chronique sibyo ni indwara umuntu abana nazo ariko zihitana umuntu habaye provocation kangu urugero harya Rwanda B uribuka igihe twizeze gutwara sekafa hatsinze Rwanda B yego yakinagamo abitwaga ba Niyonzima na bagishweka Faustin ndayibuka rwose iyo Niyonzima Edouard alias Runga ndanamusuhuje kiriya gihe bira bintu kandi yari yazamukiye ku giceri yego donc Rwanda B yarwaje abantu imitima ku buryo hari umuntu twakoranaga wapfuye yazamukiye ku giceri igera finali itwara igikombe umuntu wari uri muri iyo match watashye aboneza mu bitaro kandi twaramushyinguye nuvuga ngo ibiprovoka maladie chronique bishobora kuba positif cyangwa negatif kwishima cyane urwara umutima kubabara cyane urwara umutima kwikanga byose bishobora so bivuze ngo izo ndwara zombi ntago zapfa guhitana umuntu uri muri ta normal yego sibyo se yego buri umurwayi wo mu mutima atwaye imodoka wowe w'imbere ye ugafrena subitom briscom ashobora guhita agwa kuri vola cyane noneho nantuza n'imibonano mpuzabitsina ku bagabo igihe cyo kurangiza kuba buri hari abahita muri CMM concentration maximale mortelle umubiri wose ubukora ushobora no kuba wahitana amaraso aba yiruka abagabo barwara imitima benshi crise bajya muri crise arangije gahunda ituru yego ariko n'umugore ntibyabuza ko icyo bita orgasme nayo imujyana muri leta idasanzwe yego ndabyumva icyo ni kimwe kubijyanye n'umutima asima kwipompa ibyo ni ibintu byabonerwa fact kuko ko izo ndwara zombi ko ari chronique ntago byagaragara ku munota wanyu umuntu yamaze gupfa abaganga bamuvuraga mbere aho yaguza ko kuma gapompa uko yagize uko aho yivurizaga uwo mutima birote medicale ziba zihari ibindi bihe crise umuganga wamukurikiranaga voilà n'est-ce pas bose
ibyo bashobora kubireba ni mu metero icyo nshatse kuvuga ngo umutima na asima ntibishobora guhitana umuntu gutya gusa. Icyo ni kimwe. Ikindi rero nabibonye kwa Joseph ko basinyaye ko bari abahungu bivugwa bataba ari ubwa mbere bahuye na case. Wenda uriya niwe wa mbere wapfuye avuye kubasura. Ariko hari nkuko Joseph abivuga hari undi mwana nawe wo mu biturika nawe ko bari abana ari umukobwa wapfuye ari bari abana ari bari abahungu bose ari abo bafite ababyeyi bo mu biturika. Ndabyumva rwose. Yes, babinyuzemo ego imiryango iziranye. Noneho ngo bakavuga ko hari undi mwana nawe wo mu biturika. By the way ise yapfuye nka nyuma ya corona gatoya. Vuba ntabwo ari kera. Na se w'umukobwa yarapfuye. Nawe uwo nguwo bashobora ngo wagiyeyo nawe atubwenge. Ariko ntibabiremereza. Barabyoroshya babyigira muri famiye. Icyo na Joseph nari sanzwe mbizi na Joseph nabimwumvanye. Ubwo impamvu mba ntanze reference kwa Joseph kugira ngo nuwakurikirana ntavuge ko ari nge nabivuze ko. Yego. Niyo mpamvu n'urubanza nashatse kuri reporting aho ndi mu banyuma. Kabisa. Iyo ni case. Muraseka. Aya byumvikana. No kuko urumva abantu barambonye ku rukiko. Itariki 10 nari impari. 15 nohereza Dani. Kuko nari mfite amanimero atazwi ampamagara ndavuga reka ngenze make. Yego. Nohereza Dani, nohereza na Ntambara. Ngewe ndavuga reka mbereretse. Ejo kuri 18 ndahigerera. So rero kuba barambonye babo bose bavuga ati ese wazanywe niki ko ntacyo uri gukora. Ariko ndavuga ni mureke bari ababanze bakore. Twara abanyamakuru benshi ari twari turenze 10. Ndabona nireka babanze bakore. Ko wahageze tugora. Oya ariko ashanye nyiri gitwe kinini akirinda ibijugujugu. Bihangane abona sobanuriye gutyo hari impamvu zirenze imwe. Yego. Nuko hanyuma urumva ntabwo nkangiye ngikora mbere. Iyo ngikora mbere bavugamo uwo mukobwa wo mu biturika. Niyo mishyikirano yabaye byari kungora. Ariko byavuzwe uri gukotinga. Kandi Joseph uri yapfa kubivuga uko yiboneye uri afite amakuru cyane. Noneho ubu hari nundi amaze kubona ibiganiro bijyanye na ruriya rubanza. Hari undi nawe uri kuvuga ko ibijya kumera nk'ibyo byamubayeho. Same place same people. Ngo akanini gato cyane kandi harimo wize pharmacy anayiga mu Bushinwa. Akanini gato ngo bashyize muri Fanta are ayoberwa iyari. Ubwo si babiri. Ubwo rero imbaraga zirimo hariya ziri mu rubanza. Ubushinjacyaha bugomba kubamenge kugira atagira uharenganira. Inzego uko zishyiramo imbaraga nazo zigomba kuzigumishamo ariko igikenewe ni ubutabera. Yego. Ari bari abahungu bushize hari icyo ntavuze. Buriya bari abahungu bibahamye igihugu cy'abagihombye abantu batatu. Umukobwa twamaze kumuhomba yize mu Bushinwa arihirwa na leta cyangwa ababyeyi n'ababyeyi bayakuraga muri leta. Yego rwose. Uwo twamaze kumuhomba. Bari abahungu bibahamye bagafungwa nabo twaba tubahomye ntibaba bari gukora cyane. So ariko ku nyungu z'ubutabera bazabikurikirana barebe koko batere n'izo metero bamenye koko niba koko uwo mwana yarasanga agira crise umutima waramuhagararanye itsoke. Bari abasore babaye abere kuri kiriya cyaha bakakomeza mu kazi. Kuko kibahamye n'igihombo kirenze triple. Kwa tubuza batatu generation imwe yatakajweho ubukungu bw'igihugu bw'imiryango yabo ariko nayo ivana mu gihugu. Ntago niba bibakoreye igihugu. Bagomba kugira
none uvuga ngo ni akazi k'umushinjacyaha, ni akazi k'umucamanza gushishoza. ariko tansiyo ihari nahise nafite ikishe n'uyu mufande ndi kuvuga nawe yarabibonaga, yageze arambwira ati barakwirengeje. nashatse kubakana ko nari nabyibagiwe, ati si wowe wari uvuze ngo ese burya wabyumvaga, kuko babimbwira sinari nzi ko ari hafi aho. Donc harimo imbaraga nyinshi ku mpande zose, kandi ni abavandimwe, mbese ebana biragoye. Niho rero umushinjacyaha yasabaga ko yabasabiraga iminsi 30 ngo bakomeze bakora iperereza, cyangwa nabo batica iperereza bikazamenyekana ku wa mbere. Ku wa mbere itariki 21 ngira ngo saa 9 yego nibwo bizamenyekana niba bahabwa 30 cyangwa se baba bari bakakurikiranwa bari hanze. Ariko sinkubeshye, wabonye n'ukuntu uri nyikozeho nigengesereye. Ni ku magi ni ku magi kurumva harimo itangazamakuru ibyaje gukora bya kiyamwuga, irifite uruhande, ibyo byose urumva ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko usibye n'ibyo n'ubundi ibintu biba byabaye muri bene iyo miryango ugenda gake, ugenda gake. Abari banyotewe ko mbivugaho nanjye nkagenda mbatendeka muretse igihe ni iki ntabwo ari iriya nkuru ntabwo ari nyari kuyikora bwa mbere, nubwo ushobora kuba ndi mu babimenye bwa mbere kuko nabiwe n'umuntu wavuye ku kiriyo. Ariko mu rwego rwanjye ku nyungu zanjye zirenze imwe nagomba kugikora ndi uwa nyuma. Ubwo nuvuga ngo bazasangamo abakireba barabanza baragereranya n'ibyo babonye, cyangwa se wenda barebe ibishya birimo, cyangwa ibyo ntavuze neza si ubushake. Donc baho bashyire ku munzani, hanyuma ibindi dutegereze inzego zacu turazemera rwose. Ariko byo harimo imbaraga pe, imbaraga protokole. Ariko buriya ni iki inyenyeri ebyiri n'ikirangantego n'akaguryo, ubwo ntari mu rwego rw'abakomiseri se buriya arimo, ashobora kuba ari nka assistant commission wenda ari uri muri protokole yicaza abantu kandi akamenya situation y'indani muri sare n'iri hanze hose. Ikindi cyabaye muri sare habayemo ngo gusa naho abantu bicaza bakurikije impande. Gusa umuntu ari kuvuga ati wevaho za umva stili nk'abantu banaziranye ni muhumuro na bumanzi mbese, kandi wari umuryango umwe urumva n'ibintu. So urumva rero ni uko biri kose bizageraho bimenyekane, kandi bihangane. Twebwe tubereho gutangaza nibyo twiyemeje, nta nubwo ibyo bintu bya pasa inaperçu. Niba kuri Twitter abaharanira uburenganzira bw'abagore n'abana b'abakobwa baratwitinze, niba mama w'umwana yaravuze detaye ku kiriyo, nubwo njye ntari nkiriho ariko nkabibona ku mihanda, ntako imanza tujyamo ni nyinshi. Ajye bihangana n'iz'ubucuruzi tuzijyamo, nkanzwe ishinjabyaha nka ziriya. Et puis noneho nanibaza ko urumva izo circonstance uriya mwana yapfuyemo nazo zabisoma cyane. Umwasimatike, umukardiya siste, umuntu urwara umutima n'urwara sima bitwara bate, birinda ibiki. Akandi gasomo nahakuye nuza wa mukameramani n'uwa hedani umwe waragiye mu biti hirya yatubwiye ati rero abasore mu birebe, ati burya iyo utumiye umukobwa iwawe akaguhakanira jya usenga, uhita ujya gushima Imana, ugize amahirwe. Ati iyo utumiye umukobwa akemera kuza ariko akanga kurenga saro, jya ushima.
none icyo navugaga none yaguhera muri salo musha nawe Dani nicyo navugaga iyo aheze muri salo ega ariko yanze kujya mu cyumba Dani nawe nukwita uko byakabaye dore isomo utumiye umukobwa uri umusore ugatumira umukobwa muri geto yego uri kwa twari tubaze iminsi tubivuga za Nyanza za hehe ugatumira umukobwa muri geto akaguhakana ati sinzaza hari n'abakobwa b'abahanga ahita azaherekejwe akazana na turumuna twe na tubyara twe cyangwa n'abakozi biwabo yego uzajya ushima ubagurire fanta ubaherekeze batahe ushime nutumira umukobwa akaza agahera muri salo yego washaka kuvuga ngo jya mu cyumba akabyanga aberereka shima abakurinze biriya bariya abahungu niyo baba bere iyi minsi bamazemo ntibari kwikorera yego babaye topic turi kubavugaho babaye nabere ntago societe yahita ipfa kuhita ibumva ko koko ari abere deje ubusembwa bwabagiyeho ubusembwa n'icyasha biba so muri make rero abasore muri iyo biba muri hoteli haba haragiye manager ambabarire manager wa Abani ntabwo ari we iyo bari muri hoteli haba haragiye manager si byose circumstance yo urumva ko ukurikije ibintu ukuntu byagenze ni risk ishobora umukozi wa bari abahungu nawe hari ibyo avuga yaba yarumvise cyangwa yabonye wo mu gipangu babamo muri make isomo mujye muri menge kandi barahungu ntibabuze amafaranga yo kujya muri hoteli yego sibyo ahubwo se hoteli ze ntuzi ko ari na bitanu nubwo bari abo batahajya bajya na hasi nkani cyangwa na 30 uko wifite ariko iwawe oya iwawe ni risk muri kumva ariko abantu turi kubwira ngewe rwose ibyo nkubwira nanjye ndabizi hari n'umugenzacyaha bimbwiye ati iwawe koko icya kabiri indi risk yanze gutaha mbigire nte ariko yiba mu cyaro Kigali nta wabikora mu cyaro ho araza agakwama sinaha wando deal done usibye ko ari nimbonaga iriya nayivuyeho kuko nabyo gusambanywa birimo nubwo bavuze ngira ngo mu rubanza Dani bavuze ko nta kigaragaza ko umukobwa yasambanyijwe ko nta masohoro basanzemo ariko hari na korozi yuko bakoresheje kapote kondomu bigenda bite mugenza cya mushinja cya bigenda bite mupima mute umukobwa wasambanywe ngubwo nubwo ubuki uburyo bwo gupima buzwi buriho nukura ko harimo amasohoro kapote kapote uwasambanyijwe avec kapote bigenda bite abagenzi icyaha n'abashinja cyaha mu bigenza mute reka turimo turigisha rubanda